Bwana Jean Lambert tuguhaye ikaze. Yego murakoze nanjye biranshimishije kongera kubona uyu mwanya wo kugira icyo mvuga ku bijyanye n'umupira wacu kuko nubwo wenda ntakibona umwanya wo kutangaza cyangwa se kuvuga amakuru yawo cyane ku bitangazamakuru, ariko nanjye mbonye umwanya wo kugira icyo mvuga, gutanga ibitekerezo, gukora commentaire, nanjye numva ari byiza. Kimwe n'abandi bakunzi b'umupira w'amaguru, ni ubutumwa butanga icyizere. Kubera iki? Kuko tuzi yuko uretse no mu mupira w'amaguru, Perezida wa Repubulika iyo yigiriye mu kintu ubwe akakubwira ngo ngewe iki kintu ngiye kugishyiramo akaboko kanjye, nta gutinda kubona resultat. Aho niho nshingira yuko ari ubutumwa buhumuriza imitima, ari ubutumwa butanga icyizere. Ariko nanone Perezida wa Repubulika azaza areba amanyanga mafuti abo mu mupira, bamwe bahanwe, za casualty ziboneke nkuko yabivuze. Ibyo byo nanjye ndabyiteze ko hari abantu bagomba kuzishyura ibibazo byose umupira wagiye unyuramo, bazaboneka byanze bikunze. Ariko uretse na Perezida wa Repubulika ataranabizamo, Perezida wa Repubulika ko azaza agahana abanyamakosa, Perezida wa Repubulika azubaka n'umuco w'ubunyangamugayo. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko abayobozi b'umupira bagombye gushyira mbere y'ibindi byose ubunyangamugayo kurusha utuntu tw'utunyungu turi aho ngaho. Gutwara igikombe kubera ko watanze bituga bitandukaniye no kujya mu mangazini kwa ngaha ahari yose acuruza ibikoresho bya siporo ukakigura ukagitereka iwawe. Ibyo ngibyo ni cya kintu cy'ubunyangamugayo cyo kumva ko ukwiye kubona ikintu kubera ko wagikoreye. Uwo rero kenshi na kenshi aba ari umuco abantu bakuranye, aba ari umuco, ari ubunyangamugayo abantu batojwe hakiri kare. Of course azaza asanga badafite ubwo bunyangamugayo abahane cyangwa se abashyire ku ruhande, ariko bitaranageraho ngaho abantu nibikubite agashyi. Si ngombwa ko Perezida wa Repubulika aza kukubwira yuko ibintu byo kwirukanka mu marozi bidafite icyo bitanga. Ntabwo mbona ko bikwiye kuba byahuruza Perezida wa Repubulika ngo ejo azanaguhane cyangwa kureba igitsure ku bintu wakabaye wararetse rwose kuko nta nyungu n'imwe ubibonamo. Ntabwo bikwiye kuba wahamagara ikipe mugiye gukina ngo umpa amanota nanjye nzaguha ayandi ibunaka, kugeraho abanyarwanda bamenye ngo turabizi uyu mupira nta n'impamvu yo kwirirwa tuwujyaho kuko ikipe A birazwi ko iri gutsinda ikipe B kubera ko B yahaye ikipe yitwa C amanota. Ibyo bintu ni ibintu bizwi byabayeho. Icyo Perezida wa Repubulika azanadufasha ni ukubifatira ibihano kuko hari ibimenyetso byagiye bigaragara abantu bakabyirengagiza. Ntabwo wambwira ukuntu burya butumwa bwatanzwe n'umwana wo muri Etoile de l'Est bukwiye kuba bwararangiriye aho ngaho. Abyivugira ati twagiye muri vestiaire batubwira ngo iyi match twarayitanze mu kintu uko mwishakiye, bikarangira gutyo. Twagiye twumva umuntu ku matelefone abantu bakayarekodinga, umuntu yemera ko rwose bakiriye ruswa cyangwa ko yavuganye. Ndibuka ni ibintu birebire cyane, ndibuka case ya umusifuzi. Abasifuzi ukaba bizi yuko ngo umusifuzi kanaka yakira amafaranga angana gutya, ukabunazi rwose binavugwa aho yafatira, n'abayatanze bakabyigamba. Ikoranabuhanga ryaraje, mwohereje mobile money ukwiye kuzansobanuriraho icyo nakwishyuraga. Ibyo rero ko babyirengagizaga, ndatekerezaga yuko ubu noneho babonye komesha. Undibwira ko uyu munsi yenda bazahindura amayeri, ariko nibura ijambo rya Perezida wa Repubulika nzi ko ari cyo rizahindura mu mitima yabo bajura, kubera ko bazi yuko nkuko yabyivugiye iyaje aza wese. Kandi turayimushimira rwose kuba no kuba yaravuze biriya nuko akunda umupira w'amaguru. Yashoboraga no kuvuga ati ko mwabyishe se nimukomeze mu byicaro, ariko kubona avuga ati ndaje kandi nje kubikemura, si bwo bwa mbere yize mu bintu kandi bigakemuka. Icya mbere wa mugani nkuko wari bivuze nanjye nabibonye mu itangazamakuru ko ashobora kuba yifuza gusesa amasezerano. Ni uzi impamvu ashobora no kuba avuga ati n'ubundi nkomazanyije n'aba bantu muri iyi system bakoreramo ntacyo nzageraho.
you can't know, ashobora no kubatekereza gutyo avuga ati umusaruro nawugeraho nte nkorana na Gatare na Romario ni urugero mfashe bakora amakosa nk'ari ya perezida wa repubulika yavuze. Icyo ni kirashoboka. Icya kabiri cyangwa se koko nawe akavuga ati ariko banza naripashije muremure ubushobozi bwanjye ntabwo ari ubu ngubu, ariko icyo cyo sinkibona. Icya mbere umutoza Daboro mbere yuko asezera agera mu Mavubi ate byanyuze hehe? Kuki abamo ikintu cy'ubwirwa, kuki abanyarwanda batabwirwa uko icyagendeho kugira ngo bafate umutoza runaka bareke runaka? Yenda twe turi abanyamakuru tuba twanamenye, abandi bose bari basabye akazi rimwe na rimwe banafite profile zinini bashingira kuki kugira ngo babone uwo tutaragera naho asezera ubundi aba yarahageze ati baba barashingiye kuki kugira ngo ahagere. Icyo ni ikindi cya kabiri rero ndamutse ndugaye umutoza ntabwo namugayira umusaruro w'Amavubi. Umupira wacu ukeneye ibintu byinshi cyane ku buryo niyo wazana Zagaro uramuzi? Brazilien. Niyo wazana Del Bosque, niyo wazana ubwo ndimo kuvuga bakera mu gihe cyacu, niyo wazana Guardiola w'uyu munsi ntabwo yaza kazana Ancelotti ntabwo nahita mvuga ngo Amavubi ngo arahita ngo akora ibitangaza gute se? Kandi Justement byarapfiriye kuri bya bindi byose twagiye tuvuga. Tumaze imyaka nta club igera junior, none se tumaze imyaka turirimba ko shampiyona yacu idakomeye kubera ko abamo amafuti menshi cyane, amarozi, ruswa, nk'uko wenye kuba perezida wa repubulika yabivuze ariyo ibyo yise bituga. Iyo shampiyona ushobora kubona umwanya mu by'ukuri kubera ko wawuguze, wibwira ko Amavubi azava ese ko Amavubi azava muri abo bakina shampiyona nyine? Ni ikimenyimenyi n'umusaruro w'Amavubi abakinnyi bacu bajya hanze se bakaresa isabo ni bangahe? Batinda yose no baba bagiye mu makareba ameze atasahubwo kuri rimwe na rimwe usanga banagiye no mu yari nyuma yo mu Rwanda, ariko niba bishobora kubera ko baba bavuye muri shampiyona iri ku rwego navuga hasi cyane. Kandi kuba hasi si uko mu maguru y'abanyarwanda bataba mu mupira, ahubwo nuko biba bitateguwe n'ibitego bigategurwa mu kintu cyitwa amanyanga. Na ubundi uriya mutoza nge yari kunkorera iyo asezera kuri ya forfait ya Benin. Sinawe wenyine n'abandi ntavuze, hagomba twari kubona nk'abantu nka 4 cyangwa 5 bari gusezera kubera iriya mpaga twatewe kubera gukinisha umukinnyi babizi neza ko yabonye ikarita itamwemerera gukina uwo mukino bakaduha mpaga. Biriya bintu nge ku giti cyane byandiye mu mutima, kandi ndabizi ko bishobora nabo twaganiye mu mupira nzi ko byabateye igikomere gikabije ku buryo bavuga bati yaba usezera aba yarasezeye cyagiye akanajyana n'akanaka hakaza amasura mashya kubera igisebo baduteje. Ariko ntabwo napfa nawe ibijyanye n'umusaruro mu kibuga byo twabyibaza nk'abanyarwanda niba twaramuhaye ibyo twagombaga kumuha.